Alright. Yes, sir. Yes. Nzi kubana. Abahungu n'abakobwa ni abahe benshi? Inshuti zawe? Abahungu nibo benshi. None? No what? Hari umuntu wakuntumyeho ndakunyera ntabwo nkavuga. Niko yanyise kera waheraga nko mu wa mbere ubwenge. Wagira mu wa gatatu bikanga. N'iyo wiyizi nyine you know yourself. Ubu intege zawe nkeya. Nyine n'uburyo waza overcoming. So it's again nitwa Fred at the table and on the table arrive today. Twishimiye urukundo mukomeje kudukunda kuri our platform and we thank you very much for it. Utari wakora subscribe make it, utari wakora follow make it, and utari wa messaging us kugira ngo duhure make it. It's a youth platform. Guess what? Today we have a new guest, but ku bantu batameze neza we hope ko biri bugende neza. And then let's welcome right. Yes sir. Okay, have a seat. thank you. Alright, she is Diana. Let's meet with her and then she share everything. Guess what? Hello. Hi. How are you? Good. Meze neza? Meze neza. Urasa neza. Thank you. Alright, ikaze kuri the table. Murakoze. Nibwo wakumva the table cyangwa ruyiza? Nari nyizi nayibona gutyo nyine. Gutyo. Gake. Bigenda. Okay, it's a platform of youth. And then I guess what? Diane, umuntu umuhuye mu nzira? Yego. Gutyo mu nzira. Atakuzi. Yamenya ko Diane ari umuntu umeze ute? Yamenya ko ndi umuntu umeze ute? Yakumenya gute? Okay, it depends. Nyine hari kuntu buri umuntu, but nyine ushaka kumenya first of all waba inshuti yiwe. Atari inshuti yanjye ashobora kuba atapfa kumenya. Kumbona nambuka gutyo ashobora kuba nyine yanyiga akatavuga ati like ni umuntu uriya mukobwa ndi kubona ameze gutya. But ushaka kumenya neza in deep my friend. Yeah. Okay, Diane ni umuntu umeze ute noneho umuntu ashatse kumwumva kumusobanukirwa mu magambo make Diane ni umuntu umeze gute? Okay. Diane rero in few words ni umuntu ukunda gusabana. Azi kubana muri make. Ntabwo ndi kwitaka ahubwo nyine dusa nzi kubana. Ngira inshuti nyinshi. Ni nk'umubare ni nka zingahe? Mana yanjye ntabwo nabizi. Kise imeye kubara bya n'ibya kera. Abahungu n'abakobwa ni abahe benshi? Inshuti zawe? Abahungu nibo benshi. None? Diane, abahungu nibo benshi. For our platform, we talk youth, we talk a story. And then duhera mu bwana bwawe, then tukabasha kumva muri make Diane yari umuntu umeze gute. Diane mu buto bwe muri primary yari umuntu umeze gute, yitwaraga gute, yari imeze gute? Gerageza gusa. Muri primary. Yeah, difficult. Nyine ibintu nibuka. Diane umwana nakunda gukina n'abantu ntabwo nabaga mu rugo cyane kuko niyo wabaga wantuma nabaga nanaryoye ntabwo nagukina n'abandi nyine ndi umwana murakunda kwirirwa niruka nyina ntabwo wicaraga hamwe no ntabwo nabishobora iyo mu rugo bagushakaga bakakubura byagendaga gute? Kugukubita akantu ugerageza kumva ukumva ko wagakoze gasekeje cyane mu bwana bwawe ni nk'akahe? Gasekeje cyakababaje wumva gasekeje niko byera gasekeje kambayeho nanga nakoze wakoze kakubayeho mbese mu buryo muri story. Ikintu cyambayeho memories nibuka nyine gisekeje like nyine gitumye nyine nibuka ni igihe kako nyine muri primaire bamwiga muri batoya abantu bakundaga abana b'abakobwa na nyine n'abahungu mwigana bose bakandika mu tuntu tw'udupapuro letters bakandikira so hari umuntu wanyandikiye yiseka ko yatangiriye nyine hari umuntu wanyandikiye aranyandikira agapapuro kuko niyo by'ubwana ntabwo nyine ntabwo in love ntabwo ubiyizi arangije aranyandikira
umwana biganaga ari umushuti wanjye yagiye hanze arakamuhaye kanzanira arangije arakanzanira nyine mu rugo you know what hari umuntu wakuntumyeho arakama kuko nyine uri umwana ibintu bitayeho ndasoma niga mu wa kane primaire I think so ndasoma nkabonye ndanarakara ninde aramundanje ngo ndamuzi nagatake ndakabika ngashyira mu gitanda gutya n'indi gitanda I know what next kugira umubyeyi uzi gusoma si ikintu yaragasomye mama arangije nyine arakabona nyine ukuntu ajya kumesa ni fomu ko ntabwo nzi no kwimesera ko nize ndi mutoya arangije aragafata arasoma nyine arasoma araza mu nzu Diane we n'akandi kazina bakunda kunyita ntabwo nkavuga niko yanyise aragira ati Diane aka kantu nakandi nanakibagiye bro arambaza ngo nakandi ndavuga nakaye arasoma ndavuga ntabwo nakanjye ndavuga ni uwo muntu uwo mukobwa niyo wakanzaniye nambaye ishati yiwe ndakabika karimo ibiki amahirwe nagize ntabwo ari izina ry'umuntu no kwandikira ntavuge ngo ngewe runaka wowe nope nta zina ryanjye ririmo nta n'iryiwe ntabwo yamenye ngo mukande arakabika kuko wamereze ndavuga ati ngombe gacunde ngo mwiye atakireka papa warakibye narakabuze ako nawe ntabwo azana yagashize kiri nawe nagino nakabuze akayika kwa nyine karantumye that was a fun story for Diane guhera muri primary kugeza muri secondary guhera mu wa mbere primaire kugeza mu wa gatandatu mbere yo kujya secondary witwaraga gute muri academically wari umuntu uzi ubwenge wabaga uwa mbere byagendaga gute honestly rero sinzi nabona bikibaho hari ukuntu kera waheraga nko mu wa mbere uzi ubwenge wagira mu wa gatatu bikanga wagira gusa nyine ngiye muri primaire byakundiye he byangira he okay sinakwibuka mu wa mbere mu wa kabiri gusa ndiko nyine ndi sharp ndumva nyine nabaga mfite amanota menshi guhera like 5 6 muri primary ubwenge bwari buhari ko ntabwo bwari bwinshi cyane nimba ufite ahubwo nagize muri secondary buraza koko gutangira kubana naba ntarangaye so nabaga mfite ubwenge gusa nyine ngewe negativity yanjye nabaga narangaye nkaba ntakora ibintu ariko nakurikiranye wajyaga mu bahungu wajyaga mu bahungu abahungu ntabwo nari mba nabo bakumaze ubwenge ntabwo nari nzi ibyiza byabo ntabwo nakabimenya ugeze muri secondary ni iki noneho cyatumye ugira ubwenge ni iki cyatumye ubwo bwenge secondary guhera he mu wa gatatu kugeza 6 navuga guhera mu mbere mu gatatu kuko nyine biri totally different guhera mu wa mbere kugeza mu gatatu byari biraho nyine bari muri biga ugati nyine ariko ni ibintu barakukana ntabwo pe ntabwo nabaga ndi pe attention nyine ku masomo bari nyine narigaga nafataga kuri tabla ntabwo nabaga navuga ngo ngiye gukora etide ntabwo nari etide nyine no muri class bajyaga gukora etide bari gakaye no wafata nafungura urupapuro ariko mbonye ni materi hagaze muri mu biki nkarebaho ntabwo nabaga nzi gukora etide nabaga mfatiye ku tabla ko naratsinda ikintu cyabaye funny muri class yanyu muri secondary ukavuga ati ikintu ntabwo nzakibona cyabaye mu banyeshuri bose ni nk'ikihe kuri njye cyangwa muri class yose ikintu wibuka funny sha twangaga igikoma bakavuga ngo hari abatipe twiganaga bakavuga ati bariyenzaga byatari bakavuga ati uyu munsi harimo abakobwa abahungu gusa ariko nari ikindi cy'abahungu usibye Diane wewe ni umwe igikoma cyangwa se n'abandi igikunda cyane biri fun igikunda ntabwo nakunda wari beautiful muri classes nari inshuti yabo bro nyine friendship nipe nakubwiye nyine ndabana cyane turacyari kumwe na Diane and she is very good at telling she's nice agerageza utwandikire icyo wamubaza we nagaruka tuzakimubaza and today ikibazo gikurikiyeho noneho tuvuye ku tuntu twari turi funny but then tugeze ku tuntu ikintu gishobora kuba cyarakubabaje utakwibagirwa muri primary cyangwa se mu bwana bwawe
kubera akantu kambayeho wenda baragutunze byagenze gute ako kantu ku buryo utakibagirwa still now cyababaje bro yicetse babwira cyambabaje nigeze kwambara mu buzima busanzwe cyangwa se still mu bwana so kera nakiye ntabwo kugikura neza okay muri secondary noneho cyo wakibuka muri secondary cyangwa nakibitse muri secondary ikintu cyambabaje bakunda nyine ikibazo cyambabaje bakunda kuvuga ngo Imana nyine nayo ubwayo igihana ibyaha kimwe uwishe wibye ikibana kimwe twaratorotse muri niga mu wa gatanu secondary yego turatoroka tugiye kubikira gifore ntabwo mwabyumva amazina nari tuzana n'abatipe n'abasite bavuye ku mizo kandi ntabwo nzagaragara niga mu gatanu segonderi barangiye nyine badufatana kimwe baduha weekend ngo n'abari biri mu butare twa twagiye kugura amandazi icyarimwe baduha weekend rimwe baduhana kimwe nyine bakunda abayobozi bakunda kuvuga ngo umwana wa yarananiranye bari nyine nkabura ukuntu bafasha abantu basinze bari kugwa baba bakashurukana kimwe kabyo yarambabaje nyine nimvaga nyine batorera ati abo ngabo bo twabafatiye aha ngaha muri kantine abandi bari bindi kandi hari hafi y'ikigo nyine tubadufatiye byarambabaje okay niyo experience uhora wumva ko washaringa like umuntu wari wese wiga muri secondary cyangwa se wenda wiga muri primary ukavuga ati iki ngiki nicyo cyamfashije kugira ngo mbese ugere aho ugeze ubu ngubu nicyo kintu wakunze kugenderaho cyane cyane ni experience na sharing abantu muri segonderi but nyine biratandukanye kuko nshobora kuba nayimubwira ntayo kuko akenshi udomenya ibintu ariko ubivuyemo but experience nyine kuko tuva ahantu hatandukanye tugahurira mu kigo nyine twese dufite ahantu hatandukanye just hari ukuntu ubona umuntu ukifuza kumera nkawe cyangwa yakora ikintu ukumva wamukurikira but first of all you have to know yourself aho uturuka ibyo urimo kuko ushobora kunyirukana agafuka kasima nkakabona hari n'undi bagatuma ntakabona yego rero ufite kuvuga ati mbere gukora ikintu think twice nyine gukora ibi ngibi ingaruka ni izi nyine akenshi dutekereza izi ngaruka zatubaye ko zabaye bari nyine byagushobokeye akenshi kwiga gukora ukiga gusa mu makuru dufite kuri Diana nuko ari graduate muri right oh she's about right she's about noneho reka dufate ubuzima bwa kaminuza sibyo academically cyangwa se ubuzima busanzwe socially uburyo ubana n'abantu bihita bihinduka uburyo wigenga nta muntu wo kwirukaho nta mubyeyi uri kuvugisha nta mwarimu ibintu nk'ibyo byose ibyo bintu wenda utanga nka experience ni iki kigufasha noneho kuba nta muntu ukureba nta ariko ibyo bintu ukabigira niki cyafashije Diana kugira ngo noneho still now aba ari umukobwa uri gusoza kaminuza narayisoje bro narayisoje warasoje it's that a god nicyo rero cyagufashije muri make kugira ngo ubwo buzima bubemo wigenga nicyo kintu wagendeho cyane rero kaminuza naho tuzigaza zitandukanye gusa nyine in general kaminuza ikintu gifasha ariko niga segonderi kuva ko amashuri yose ari kimwe nyine muri kaminuza it's like wabaho utekereza ubwo natangiye narasoje amashuri ntavuga ati mfite intego goal yanjye ni iyi but nyine kaminuza nizemo bro ni nziza cyane kuko hari ukuntu ugira ibintu ukiga umwaka umwe ibiri ukumva nawe ubwawe urahindutse ukumva nyine n'ubuzima burahindutse ugatekereza ibintu byinshi ikintu cyamfashije nyine cyamfashije ni gutangira gutekereza ati iki ndimo nshaka kumenya iki nshaka kugera kuri iki ngiki rero ikintu cyamfashije muri byose in general ni kumenya ngo nyine bambi baranabitwigisha ngiye kwiga imyaka itatu ntabwo nyine biterwa kaminuza yacu nyine biterwa n'ukuntu wiga na effort yawe mu bintu urimo ubu ngubu rero kaminuza ni ikintu cyiza n'umuntu wiga segonderi nyine namubwira ati uzajya muri kaminuza kuko uriga
ukamenya ati nshaka kugera kuri iki nshaka kumenya kuri iki then after all ukarangiza kaminuza kumva mfite amatsiko yo kuzaba nk'abandi mbona ukavuga ati nzaba ngo of course ikintu cyamfashije uvuga uzaba n'umwe ariko setting agora ko nishiremo imbaraga ako nyine mfite goal ati bro kiri mageze kuri iki ngiki warageze biri koze waruze ukantu ukavuga ngo kuva kumva ngo nzaba nk'uyu utangira university nuhe muntu wumvaga ati at least uyu nguyu nubwo ntabo wenda ngo mbe direct mbewe hindukewe ntibishoboka ariko still I can follow nyine wenda intambwe ze nuhe muntu wumvaga uzaba nta muntu nigeze mvuga ngo nshaka kuba we yego but nyine nafataga urugero ari abakobwa batwigishaga bamwe muri bo ari kuvuga ati what umuntu nyine kukiyiga kuva ari nk'umukobwa ubona nyine afite intego nyinshi ukazimubona batazikubwiye ati akiga kaminuza akayangiza akaba agizwe amafaranga ageze muranga nyine menshi navuga akavuga ati what kuki yabishoboye rero abantu basubisaga na idea zabo ni kuduha inama uvuga ati what nanjye mfite kuzagira inama abantu n'abo ngabo bikama courage uvuga ati nzabona okay that was academically and she did it she really did it reka tujye wenda mu buzima busanzwe tuganire ku mihanda bisanzwe uri umuntu wizerera mu rukundo cyangwa se relationship kuba waba ufite umukunzi as human being you believe in it already yes okay hari inshuro runaka wabara wagiye mu rukundo inshuro nazibara ziri munsi ya zimwe ziri munsi ya zimwe ntabwo ari nyinshi cyane ntabwo ari nyinshi cyane abigize ibanga okay none reka tujye mu rukundo ni cyo kintu noneho tubona hanze hano umuntu agiye mu rukundo ukwezi kumwe arabreakinze ukunda agiyemo iminsi 5 arabreakinze cyangwa se wenda finally bishobora no kumukura wenda ageze no muri family agize umuryango akagira divorce ni cyo kintu wenda experience ya mbere wenda ushobora kugiraho inama kuvuga tuki umuntu mu rukundo yakwitwara gutya byagenda gutya na gutya ni nk'izihe nama z'ingenzi ushobora kugira umuntu of course niba waragiye mu rukundo birumvikana nyine ufite experience right then give some advices it depends ibintu birumvwa n'abantu benshi ugerageze kongera it depends but nyine aricyo nabivugaho so kuba wamara igihe kinini mu rukundo mbese ni nk'iyihe nama umuntu ashobora kugenderaho kugira ngo agire consistency abe umuntu mwiza ni cyo kintu yagenderaho rero nyine biterwa na both side umuhungu no ku mukobwa yariko ukundana n'umuntu akagufasha kuko akenshi ari umwe muri bo hari igihe ukundanye n'umuntu umwe muri mwebwe akaba afite imbaraga kurusha uwundi rero on both side hari ukuntu mufashanya kutinda mu rukundo cyangwa kumarana n'igihe umuntu biterwa namwe mwembi so hari igihe nawe acika intege vuba akamfasha cyangwa se akaba yacika intege amufasha so ikintu cyadufasha nyine gifasha n'abandi truth and compassion kuko nyine akenshi mu rukundo bapfa ikiharya bapfa ibintu cheating romance ibintu nk'ibyo nyine byo kuvuga aho nyine communication first nyine icyo kintu maze kwiga niba ukunda n'umuntu uti datebo uzise njye ahangaha abantu nabo bari kunshaka ngiye ku kazi ngiye ahangaha akaba abizi sometimes ashaka guhura n'ibindi bintu you know what njyanye ajya ahangaha nanga kandi uzanti ko wanavuganye kigira ngo byitaho but najyana nakubwiye ushobora kumva kugira ukuri muri make communicating ibyo byagufasha gustaying in love reka dusuppose ko Diane yakundanye n'umuntu mu gitondo nyuma y'umunsi umwe agasanga umuntu bakundanye noneho yamucitinze mu buryo bumeze gute okay yaryamanye n'undi muntu ugize amahirwe yo kumenya amakuru ni gute wakwitwara aho kuga yaryamanye n'undi muntu ego nkabyumva nkamubona reka ntituzi uburyo yabimenye gusa ibyo yamenye nibyo wabyakira gute wabigenza gute byakira ntawe bitababaza ntababara and then ntababara and then sangiyewe ntanakubabariza byatega n'uburyo nyine
simbizi ariko nyine niba ari ibyo koko nababara aho ntabwo nakwigara kuko ari n'umugore n'umugabo bajya bashwana afite n'undi yamenye ko afite undi mwana wundi atarabizi cyangwa agakomeza agasubirana ntabwo mfite riyo ansa ntabwo wakibona igisubizo ni kumusubiza bati nyine yarige twanasubirana ukaza ugasanga ari hejuru ugasubirana umutima ukomeye she's hano ariko ntabwo mbabwiye ngo bazabikore ni amafaranga angahe yaguhaza nibura mu kwezi yagutunga muri Kigali iby'ingenzi Kigali rero ari ibindi bintu suppose ugiye mu kazi and then bakubwira ati nturenze urugero ntunajye munsi ngo wiyice ni amafaranga angahe yahaza Diana kuko it depends mfite menshi yanashira yose so nta mubare na make ariyo mfite na managing ubu ibihumbi 10 byagutunga ku kwezi muri Kigali 10 n'umunsi gashe nyakoze twariye urangwa ndafite njyenyine ugira imodoka y'inzozi zawe imodoka bati wenda ubu bwoko bumeze gutya na gutya nibwo nkunda nayo ni indege ngira ugira ubuhe bwoko bw'indege arya baba wenda wabushushanyije ahantu runaka wambwira ubwoko bwawe ntabwo ndibwibuke bw'indege indege se buriya habaho Boeing something numbers iki n'iki it's a story and she's nice to tell reka tujye wenda ku kintu kijyanye na depression iyo bavuze depression kuri wowe ikintu cyiza kuri wowe ni iki umuntu avuze ati wenda Fred afite depression ni icyo uhita wumva muri wowe afite depression atambwiye afite depression umuntu akakwegera avuga ati uzi ko Fred afite depression uhita wumva mbese ni cyo kintu kiza mu twawe in general depression ikunda guterwa na stress niba ya stress cyayizanye first afite benshi ngerejwe umubano mubi abana mama wiwe uri n'umwana mama wawe n'ababyeyi mutabanye neza ushobora depression in love wagira depression depression is like in general is stress depression okay suppose umuhungu mukundana after depression ntabwo uzi icyayiteye akeneye ikintu bita first aid murahuye mu nzira and then umenye neza 100% ko afite depression niye first aid wamukorera ikintu kimwe cyonyine wamukorera ariko icyafasha niko n'abandi cyamutera depression aba ari nge cyangwa mu buzima busanzwe okay reka tuvuge ko afite depression yo kubura amafaranga kandi ntayo afite akeneye just your advice nta mafaranga umuhereza ariko umuntu dukundana nta mafaranga mfite kumuha first aid namuha nyine kuba ariyo dukundana kandi amafaranga ngiye kumuha ntabwo ngiye kumuha ikibazo afite niko mbwiye tugihura bwa mbere like trying my best hari igihe umuntu afite ikibazo aho yakwishima muri kumwe deni bikagabanuka wenda hari igihe bigarutse ako nyine muri kumwe bigabanuka iyo first aid nabwira ko nyine abandi bari kumwe nako nta kintu baba bamufashije na trying my best tuba turi kumwe twembi umanzi ikintu akunda n'icyo hanga like nyine kimushimisha niyo first aid ya mbere nakora cyamushimisha ikintu nziza tuba turi kumwe okay noneho se bibaye ngombwa ko noneho uhura n'abantu cyangwa se uba umuyobozi wa community runaka ushinzwe kurwanya depression muri iyo community ni cyo kintu cy'ingenzi ni ze setup washira kurwanya depression settings ushobora gushira setting nashiraho kubwira abantu bayirinda cyangwa kuyirwanya biveho of course no kuyirinda umva nimba wenda uyoboye community kandi depression irahari then wowe ushinzwe kurwanya depression either yabaye cyangwa se wenda izaba nyine weho you are like nyine uri nk'umujyanama w'ubuzima ya setup nashiraho nizo kuba kuko twese tugira stress turababara mu muryango mu nshuti mu kazi ibintu nk'ibyo nyine kubyirwanya rero ni ukumenya
ubundi iyo wiyizi nyine you know yourself ubu intege zawe nkeya nyine n'uburyo waza overcoming so njye ndumva ikintu nabashira kuba wiyizi kuko buzi ikintu cyagutera depression depression ni ikintu gikomeye rero wajya umenya ko nyine ikintu kigiye gutera stress ugaturanga your best kukirinda mbere ko kiba like niyo umuntu uzikaye gukubaza kuko buri wese bazi ukuntu yihandoringa hari ikintu manzi ko ushobora kuba nzi ko hari ukuntu ugiye kumbabaza nkabibona ko ushaka kumbabaza reka nshakisha uburyo nabigendera kure nyine nkabyirengagiza so then noneho bibaye ngombwa ko noneho muri ba bantu noneho wagize ute ushinzwe kureberera noneho havuyemo umwe agize noneho depression ako kanya agize depression yo kubura amafaranga kandi noneho ni nacyo twavugaho bwa mbere agize depression yo kubura amafaranga and then kubura amafaranga niho ugomba kuyamuha ayo mafaranga uyamuha usibye na depression cyangwa gutanga usibye no kuba umuntu afite ikibazo wayatanga nyafite nawe ntabwo nagura ashaka agiye kwa ndagwa mukara abantu bose bashaka amafaranga bangiye she's the one reka tujye wenda ukurikirana imyidagaduro cyane music movies things like that hari umuntu utayishaka se ndayikurikirana okay then umuhanzi wawe w'ibihe byose mu Rwanda w'ibihe byose umuhanzi ukunda biro nkunda wenyine nkunda bitega n'indirimbo zawe indirimbo zankunda ndayikunze cye na nyine nkatanga nkunda ntabwo ugira umuntu ufana uvuga ati uyu niwe ufana wenda mu bakobwa nkunda bwiza okay biramutse bibaye ngombwa ko uhura na bwiza mu nzira ni cyo kintu kimwe cyonyine wamubwira wamusaba anything bwiza se bwiza mbona nyine nabirenze tuhuye nambwira ndirimbire se naho nk'indirimbo nk'eshanu ahora aririmba indirimbo iguhora ku mutima ni ya bwiza nkunda ya ndirimbo y'imira ya yindi ivuga ngo wait right ajya avugamo it's like ni story nawe yavuze mu kiganiro kubera ko ni inshuti we yari kuririmba najyaga numva bivugangira muri ikinira ifite story nyine y'umucista wakajya wanga kwemera umutipe urukundo akagira arikinira noneho bwiza yarimbaga avuga ati ubu ngubu ndabyemeye niyo nabyuka neza ntabwo nyibuka izina ryayo reka twizere ko turubuze kwimenya mu kanya and then turimo gusoza reka tujye wenda kuri part isa nk'aho ari iya nyuma bivuga ngo kuri table wayo tugira 30 seconds for what for giving for motivation for inspiration for giving advice uricara wowe Diane hanyuma noneho umuntu uri kutureba utitaye ku kibazo afite reka tuvuge wenda ko afite ikibazo kiri general ariko iyo nama cyangwa se wenda iyo ubwo buryo ukoresheje bukavuga wamubwira ati senga wamubwira ati wenda akora cyane wamubwira ati wenda iga cyane arano ku buryo nyine umuntu ukureba ikiganiro yakuramo ikintu runaka muri ayo masegonda 30 so it's your turn amasegonda 30 nashira I'll be back ntazi ikibazo afite muri general umuntu especially urubyiruko ni hizihe nama noneho wabagira okay ubu ngubu uri umujyanama wawe ubuzima bro ubuzima alright okay thank you so much I'm Diane Rebecca Olverwa so my advice to you all is all about mwimenye ubwanyu twimenye then you yize umenye ikikuba bazakigushimisha so advice kwibaza waba ufite byose ni ukuba waba uzi kubikontorora ukaba uzi kuba bazakigushimisha then approach your friends kuko I know ko iyo nge sinzi niba n'abandi ariko bameze iyo ugira umuntu muganira cyane biragufasha niyo atagira ikintu yagufasha ufite ikibazo ugati no what Fred uzi ibintu n'ibindi byambayeho ahubwo mukaganira uyumva uruhutse so jya ugira umuntu muganira then wimenye then biragufasha ukomere ikindi
ubukita ku bandi abantu challenginga bro hari ukuntu ugira ikibazo abantu bakubwira ati ibi ni ukayoberwa icyo ufata ahubwo wowe uyiteho ubwawe I guess ko babyumvise kandi it's nice biramutse bibaye ngombwa ko uhitamo agace runaka mu Rwanda ubamo mu Rwanda ngombwa ko nyine uhitamo agace runaka ubamo mu Rwanda wenda ushobora kuhumva wenda gutya runaka and then bikaba ngombwa kuvuga ati aha ngaha niho nakubera ni Kigali harimo ariko no muri Kigali wahitamo agace runaka waba kwa Dodo Kimironko kwa Dodo kubera hafi ya Ruturusi kwari gutuye no kumeza bro yes turabana ba Dodo igihugu kimwe wabamo ku isi wahitamo kuba mu buzima bwawe bwose n'iki my destiny USA no mu rugo n'abasuye no muri diaspora ni amaseta angahe wavuga mu masegonda 5 yo muri USA reka twongera amasegonda mu masegonda 30 wavuga amaseta angahe menshi ntabwo nayavamo navuga byinshi nabihuza ni menshi ako nyine amaseti za Texas Kentucky, New York, ni menshi. tugiye noneho kuri it's a kind of quiz. Ntabwo ari quiz, it's a kind of sharpening mind. Nuvuga ngo turajya tuguhereza amasegonda runaka and then uvuga umubare runaka wavuga w'ibyo bintu. Tuvuga urugero wenda ni amazina angahe wenda uvuze nk'abahungu ntabwo ari kuvuza ako nawe ntayavuga wenda ni ibihugu bingahe byo muri Afurika wenda wavuga mu masegonda 5 uvuga ati ni 5 cyangwa se wenda ni 3 cyangwa se wenda ni 2. It's a kind of 5 seconds. Turajya tuvuga mazasanga uri ku rugero ni example we are going to start okay noneho mu turere tungahe two mu Rwanda uturere district ushobora kuvuga mu masegonda 5 icyose yanjye ntabwo manzi ngo yes nyine ntabwo ari iyindi exam irenze wowe uratwayinga nka best yego uturere mu masegonda 5 watuvuga twagiye akarere ka Nyamasheke akarere ka Rubavu akarere ka Gasabo akarere ka all right and then bibaye ngombwa ko wenda bibaye ngombwa ko umara ubuzima bwawe bwose sibyo uri kurya ibiryo runaka bimwe ibiryo indyo imwe warya igihe cyose ni iyihe umwaka igihe cyose uzaba indyo imwe wakwifuza ni ukuvuga ngo hari indyo imwe ugiye kurya uratoranya mu ndyo zose izo wariye cyangwa se n'izo utararya and then iyo ndyo niyo ugiye kurya ubuzima bwawe bwose wahitamo iyihe ibiryo rero birangora gusoza kuko nawe nyibyo nkunda binanga bati mu gusubiza najya nihangana amakaroni wabirya igihe igitoki abasunzi babitekana amakaroni n'igitoki nabirya igihe cyose kubera nibyo byoroshye biba byoroshye biba byoroshye ariho wabitetse muri make nabitetse ntabwo nabirya ari nawe wabitetse cyangwa uriye ntabwo nzi guteka kwiri mu makamera akayitwa Diana and she did it noneho ni nk'icyifuzo noneho wagenera abantu bari kureba ndetse by'umwihariko mu kintu ni iki bakora kuri our platform kugira ngo yes it's a platform ni platform y'urubyiruko ni iki noneho bakora kugira ngo bitere imbere so bari hariya bari kureba bakora iki nyine kuri platform icyifuzo nasaba twese turi urubyiruko icyiza barabona dusaba no gufashanya it's like subscribing sharing likes nyine tugafashanya icyifuzo tureke ni platform n'izindi cyo dufatanya n'urubyiruko tugaragaza how strong we are so habara abantu noneho bafite like their careers kuvuga toke kuri the table yamize gute abiteye ubwoba se iki kujya imbere ya kamera
wafirinze gute ukimara kugera imbere ya kamera ndetse biterwa n'uko uteye nyine ngiye ntarahagera nabwo ntabwo nabyo expectinga cyane ko bimwe bibu nawe but nyine nkiyagera ariko wenda ku bandi like nyine ubumenyi bwo kuganira nawe n'inshuti yawe nta kibazo muke wakoze kwitabira cyane nakoze cyane see you ciao